kugaragazamo umwana oya ubundi ahanini ryaba ari ikosa yaba ari ikosa kugaragazamo umwana kuko ni ukuvuga ngo ubundi ikintu kimaze kubona kuri YouTube ni ukuvuga ngo niba ugiye gukora content ibintu bya sexuelle mbese nyine ubusambanyi bugaragara nyine bugaragarira amaso ntabwo bwemewe kugaragaza umubiri wenda ugaragaza wenda nk'amatako hari nk'umuntu wo kuyakoraho mbese nyine ibintu ubona ko nyine bishobora kuba byakurura abantu birengereye YouTube ntabwo ibyemera. Gatatu urumva kugaragaza ibintu by'amaraso kugaragaza amaraso urabona nko gukora content ukavuga uti abantu barwanye bakomerekejanyije batemanye bicaye none ugafata nk'ibividanje cyangwa se ibindi bintu by'umutuku ubimena aho ngaho bigaragara ko ari amaraso ya nyayo baragupenaliza batitaye ngo ni ibifavorikano. Ikindi kintu nabonye kiri danje rero sasa cyadanje nka gutya impanuka iba uri imbere yayo ugahita uyifotora ukauploadinga ntabwo byemewe. Uzi uburyo ngubikoramo ufata mbese urabona ko umuntu wenda nk'imodoka yamukandagiye umutwe ni ukuvuga ngo wa mutwe urawumasikinga ushaka kurya umutwe utagaragara wenda abantu bari hafi aho ngo bashungere bo bari kugaragara mu maso nta kibazo ariko wa muntu niba umutwe wangiritse bikomeye uwo mutwe ugomba kuba utari kugaragara. Cyangwa se nka kuri Scovia yafataga ibiganiro by'intuza byo mu ntambara abara gufata umusirikare barashi amwegera akamurikodinga ibyo baramupenaliza direct. Bahita bagupenaliza ubwo uzi ikintu aho ngo cyakurengera kereka niba wenda bamurashe nko mu mutwe kereka uwo mutwe awuhishe cyangwa se niba umuntu ari gusambagurika ntabigaragaze wapi ubwo kantu igihe ari gusambagurika akabona we ari uri imbere ya kamera ari gusobanura aho ngo ntacyo bamutwara. Ariko noneho bikaba ari amashusho gusa nta majwi arimo ari gutaka oya akaba nta majwi arimo ari gutaka none si nk'urugero ushobora gukora wenda nk'amashusho urumva ayo mashusho wakoze akaba wenda uri nko gusobanura wenda ibintu wenda byo mu buriri nyine tu biriya iki gikorwa nyine cy'abakozi cyo mu buriri ugafata amajwi wenda y'amapiratano hamwe nigeze gukora sinzi nawe rigeze kuyumva nkubita intoki nyine ubona ko wagira ngo ni intuzi urumva none ayo majwi ukayadingaho urimo urasobanura ukayadingamo. YouTube kuko ari amarobo arabiditegitinga agakurura iryo jwi kuko yumva amajwi cyane kurusha amashusho burya kuko amarobo ntago areba ahubwo yumva music akumva iryo jwi noneho kuko barayisetinzemo ko iryo jwi ari ryo mu buriri igahita ivuga ati ibintu ntabwo byemewe. Noneho wagira imyaka wenda ugasanga wenda uburyo wakoze iyo content n'amashusho bijya guhuza ukaba wakeka ko ari byo ahubwo baragupenaliza. Niyo batagupenalije bahita baguha nka bimwe bamaye kuri ya video yanjye bavuga ngo iyi video ni age restriction bivuze ngo ntago yahembwa kuri YouTube.
ingamba zikakaye. Gusa yemaze kwigiramo ibintu byinshi. Umuntu wenda ugiye gukoresha channel akajya ngisha inama, umva nayimugira neza ku buryo agira igihe cyo kuba monetize nta gakosa na kamwe ahuye nako. Kuko niba warampannye inshuro zigera nko muri 50 byinshi mba mbizi man. Ndabona ngo nibyo bidava ngo umuntu afitemo uburambe. Ariko nanone birashoboka ko ushaka nk'ubu uzi ikintu kitakuvuna cyangwa se mu gihe cyakugonganisha nabo, bizi kikaba kitakugonganisha na YouTube. Ni ukuvuga ngo nk'igihe ufite bimwe twavuga, igihe ufite content yawe rwose mbese okay, ndikubwira hello, ubwo tuze gusubira. Hey guys, uyu muvandimwe ndimo ndamusobanurira amahame YouTube ikunze kugenderaho kugira ngo wenda ibe yapenaliza abantu cyangwa se ibe yabambura monetization cyangwa se ikaba yakwima ko wemererwa muri YouTube partner program. Mbonaho n'umwanya wo kubashimira ko mwamfashije nkaba narabaye monetize. Ndi gutegura filime nziza izabageraho kandi nzi neza ko izabashimisha. Ubwo rero ndi gusobanurira umuvandimwe ni amahame amwe n'amwe YouTube igenderaho kugira ngo ibe yakemerera umuntu umwe cyangwa se ibe yagira iby'imwambura cyangwa se ibe yagira iby'imwima kubera ko utakurikije amahame yabo. Hagati aho ngaho iyo wifuje ko nagufasha kugira ngo YouTube yawe itazahura n'ibibazo, unyandikira muri description ukandikamo icyo ushaka kumbwira, nagufasha iki ngiki, nsoma ubutumwa bwawe muri description ukabusubiza cyangwa se nkahita nguha contact ukanyandikira ukaganira nkagufasha channel ikaba monetize. Kuko bagiye bampana kenshi bimwe na bimwe nyuzemo n'uburyo wazamura amasaha byoroshye, n'uburyo wazamuramo subscribers byoroshye, byose nabinyuzemo niyo mpamvu nagufashe ibintu bye bikagenda neza cyane. Ndabakunda cyane. Iyi video muyikoreho like, muyikandire share kugira ngo n'abandi nabo bumve ubutumwa, bumve ibyo